Ndagushimiye ukomeje gukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera, uhirwe uyu munsi. Uyu munsi wa none nabateguriye akantu, wowe urwaye impengeri, wowe urwaye utubyimba, wowe ufite amasununu ariko amwe aba afitemo amashyira imbere, wowe urwara utubyimba twa bushari twa hato na hato, tumwe bavuga ngo ni uturogano, cyangwa se tumwe duturuka ku kuba watoye nk'inkwi mu muhanda ukaza ukazicana kandi bazirogeyeho bazikuriyeho utubyimba, wowe ufite isekera ku maso. Hari abantu bahorana isekera ku maso, rwose agahora atumbye ku maso kubera isekera. Wowe ugira ishaza, ugira udusimba dutera amashaza two mu maso, tumwe dutangira ari nk'akavunja, iyo ubimenye mbere bakakurebamo bagashirika ubute bakagahandura kakavamo kameze nk'akavunja. Iyo rero utabyitayeho niko kagenda kakamena ijisho rikaba umuturi. Uyu munsi wa none nkuzaniye umuti. Genda ushake uruhitirizo cyangwa urushinge, genda ushake n'amashaza, bamwe bayita amajeri abandi bakayita amashaza. Uragenda warangiza ugafata ishaza, ugafata n'urwo rushinge, ukaba witeguye ko urushinge utazongera kurukoresha. Ukagenda ugapfumura ukoresheje rwa rushinge, ugapfumura ku kabyimba, hakaza udushyira cyangwa uturaso. Iyo kitarashya haza uturaso, iyo cyahiye haza udushyira. Cyangwa se ukagenda nyine kuri ya nsekera yo ku maso ugapfumura ho, ugakozaho urwo rushinge, hanyuma utuvuyeho nyine aba ari utwo. Ugahita urwo rushinge upfumuje uhita urupfumuza rya shaza, ukaritobora bya nyabyo kandi ukarirekeramo, nuko ukarijyana. Ariko hari icyo umuntu avuga, ariko abantu mwe mujye mumenya ko indwara zose ari dayimoni. Nk'ibyo bikuzaniye utubyimba twa hato na hato ku mubiri wose, cyane nko mu kwaha, ugasanga umuntu afite nk'ikibyimba mu kwaha, ni kimwe ariko gifite nk'udutwe nka 6. Ukajya ubona rwose umuntu yararushye, ntashobora kumanura akaboko, yirwa yikoreye akaboko, kandi ntushobora kukikorera umunsi wose uraruha. Ubwo biba bisaba nyine kuryama hamwe. Cyangwa se ugasanga cyaragiye gifata mu iyasha. Namwe murabyumva, ikibyimba kiba mu iyasha. Cyangwa se kikagenda kigafata mu mihogo, kikawibasira rwose. Cyangwa se kikagenda kikibadika ku kibuno. Ibibyimba biragoye. N'izi mpengerire, izi nsekera nazo ziravuna, zirajena. Ziriya nsekera bari ikibazo cy'abadayimoni, ikibazo cy'abarozi baba bazi guteje ko
iyo ukunda kuzirwara amaso yawe azana iminkanyari, amaso yawe arabyimba agaturumba, amaso yawe adeforume, ntushobora no kwambara nuza iyo arasha ngo bikunde, mbese uhorana ibibazo, uhora mbese wikoreye ikijisho. Buriya rero sinzi aho ukunda kuzirwara bazambwire. N'iyo yahiye ugashirika ubutwe ukayikanda ukayiturumbura, havamo akantu kameze nk'umusumari. Uba ubona atari ibintu biri normal rwose. Yego, naho uzafate urwo rushinge utoboze kuri iyo sekera, nurangiza uhite urutoboza rya shaza. Ishaza urijyane n'urwo ruhitirizo, ubishyira ahantu bitazigera bihura n'imvura ngo bitundame, ngo rya shaza ritundame cyangwa rirekurane na rwa ruhitirizo rwose. Maze ukavuga uti uko iri shaza ndyimye amazi, nawe dayimoni nguranduye hehe mu mubiri wanjye. Uko iri shaza ritazigera rihura n'imvura, nanjye umveho burundu. Nuko kagenda, abenshi njya mbona bakunda kubishyira nko munsi y'amabati y'inzu, kumwe inzu ibisakaye akagenda kakegeka nk'ahantu ku itafari, nuko kakiberaho imyaka n'imyaniko kugeza nyine byibagiranye. Nuko n'ibibyimba rero niko babigenza, aho kugira ngo ukimenere ku nkwi kugira ngo bitazakugarukaho, ubijyane mu muhanda, abatoraguye cyangwa abanyuzeho bwa mbere bibakurikire, uwo mudayimoni utera ibibyimba bakurikire, ntabwo ari byo, kuko nawe uburozi. Ahubwo ibyiza numva ari ugufata iryo shaza ryumye ukarikoreraho uwo muhamuro, then ukagenda ukarishyira ahantu itazahura n'imvura. Urakoze wowe ukurikirana